iyo ukumbuye umuntu mukumburana n'ibyo byose bihagararaho ariko karibu. Mr. Scott. Sisi babo kuje na mahoro se? Biterwa n'icyo mahoro cyiti cyari cyo. Nashaka ko tuvugana. Habaye iki se? Niki cyabaye Hari ikintu nshaka mu nzi wanjye gutya ntabizi. Oya, bon. Ntago ndi butinde niwe. Sibyo? Nje kukubwira ko ibyo wakoze mbizi. Kumbwira ko ibyo wakoze nakoze ubizi. Ni iki nakoze se uvuguze? Ndabizi neza ko rewe wishe Giselle. N'umurambo ukajya kujugunya. Kuko hari n'uwakubonye afata video arayinyorereza. Ko bano nabasaza. Ese byabaye ryari byo mbizi gute? Ahubwo se wowe ibyo ngibyo bizi gute? Scott, ntago kwigira umunyabwenge cyangwa kwigira igicucu biri bukugirira inyungu nonanga. Inyungu zawe ziri mu kunyumva kandi ukanyumva neza. Ndabizi. Cyo ni cyambere. Icya kabiri. Ndashaka ko ugenda ukavina ukava muri aka gace ukaburirwa irengero ukagenda bucece nta muntu ubwiye nta muntu usezeye nta muntu umenyesheje ukabura pe. Ufite amakuru ko nishe Giselle nkajya kumujugunya ngo Yesu bihakana. Iyo video ari ukuyiha polisi no kuyiha abanyamakuru urumva ikiza. Banza wumve wintera ubwoba bose ibyo. Wenda niba aricyo kikuzanye simbizi uraza kumbwira n'iki kugenza ariko nta burenganzira ufite bwo kunyirukana mu gihugu wowe uri iki se urinde se kushaka kumbwira ngo mfate ibyanjye ngende se aho uri buntwari ndi bugeneye ibyo bimenyetso uvuga se byo wabikuye ko tutari Giselle apfa natwe nawe Giselle nzi yaba nge nzawari kuvuga ngo ngende ndajyahe Scott ongera utekereze neza. Ibyo kwidefanda bo bishyize ku ruhande tekereza neza. Iyi video yo kuyiha abanyamakuru no kuyiha polisi. Tekereza neza wihubuka. Biri mu nyungu zawe kuzimira ukigendera. Wajya he wahindura quartier wahindura amazina sinshaka kubimenya. Ariko ukava ariko sibyo no gushaka kunera ubwoba bundi rikwigira gutyo wirengagije neza ko mbizi neza ko ari we wataye umwana wa Kamariza. Urabizi ko ibyo bintu mbizi urimo urankanga cyangwa uvuga ngo ngiye ntabwo mfite icyo nagukangisha. Ndabizi neza ko umwana wa Kamariza ari wawe ugiye kumuta. Ndabizi no bishaka nabivuga. Iyo turufu na Giselle yagerageje kuyikinira munanira. Mufite ikihe kimenyetso se? Ngiye ko mfite video yawe ufite iki? Besides, waruzi ko se na Kamariza yagerageje Giselle yagerageje kubibwira Kamariza n'ubundi ntanamwumve. Wo niwe nanjye ni ngewe mfite ko nzabigenza no kugira ngo byumvikane. Kandi ibyo bimenyetso uvuga urimo kwitwaza ushobora kuba mfite ibiri hejuru byawe urimo uravuga cyane ko utanabihagazeho. Scott, wonge gusiga ndamurinda. Ndamurinda. Scott, zimira. Oh my God.
ngeze aha ngaha nkubwire n'ubundi rezilita navanye kwa Scott. yavuze gutyo Bidasanzwe yambwiye ibyo twavuganye naramurekodinze ariko ntabwo yari abizi. Akaba yumviriye iyo rekodi yewe. ntabwo yigeze abimenya ko uri kumurikodinga se? Oya, ntabwo yabimenya. Abisaba ko umuntu abikorana ubuhanga, abimenye byagaragara nabi. Ukireka aho ngaho. Ahubwo mu bigaragara mu ryinjira ry'uriya mukobwa biranashoboka yuko yamwinjiriye bigatuma n'ihera ry'umwana we bakamariza bura akaba afitemo uruhare. Wapi Nibyo. oya wapi buriya Gisele ntabwo uriwe wataye umwana wa Kamariza. Yaba ari nde se buriya? Gisele mana none se ko birangiriye ahangaha aya makuru nzaniye ntabwo ariyo nari nkeneye kumva mu matwi yanjye mana. Nakabaye menye neza uwantereye umwana n'ibura ry'umwana wanjye. Niba Gisele abifitemo uruhare ariko ninde? Byagenze bite? Ntabwo kuki utamubajije se byose ngo gusobanurire? Mabuja naramubajije. Amubajije twaraganiye bihagije. Kuko tugeze kwiyo ngingo ambwira ko atari Gisele ubifitemo uruhare ko atari wamutaye. Shiriwe yahise amuhamagara. Nese maze kumuhamagara rero kuki utongese ngo umuguyaguye urebe yuko yakongera agasubiramo wenda nibura ikiganiro mukongera mukagikomeza. Akora bizi nubwo niyiba ariko mba nataye akazi. Rero hari igihe nazihenura ndi kwinjira mu abiri ugasanga none boss aratuvumbura. Aga nicyo kintu buramba nirinda ngendera kure yacyo. Kuko iminota mba mfite ni mikeya. None se ubuko amakuru maye atari ingenzi ahubwo ayo wasize ariyo y'ingenzi koko. Aya nga nta kintu amariye. Kuba yavuze ko Gisele abifitemo uruhare ariko ntabwo nzi imva n'imvano yo kuntu ibintu bimeze. Yakaba yenda nabyo yarabivuze akambwira uko byagenze nuko byatangiye. Mana nyagasani. Mana mbabarira ndakwinginze. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko nibura intambwe turi gutera hari icyo turi kugeraho. Sibyo? Wicika intege ushyiremo imbaraga nyinshi. Kabone niyo byagusaba kuharara. Uzararane na Scott mwinja muganira. Niyo byasaba ko anywa inzoga uzamunywesha inzoga paka sindageraho kubwira icyo ukuri. Sibyo? Niyo byasaba kugira ngo tumutege umukobwa twazamumutega paka kugira ngo avuge ukuri. Ariko mbona ibimenyetso bigaragara. Erega nanjye ndiho ntariho. Erega nanjye mbayeho ntabayeho. Ariko ibaze kubura umwana wawe amwana w'amezi. None nkumva ngo Gisele ibintu byose gute? Gusa nyine ndashimira Imana kuba ko kantu nako kabgaragaye. Ibyo ari byo byose yenda hari intambwe duteye. Mbabarira ndakwinginze. Imbaraga biri bugusabe. Icyo ukeneye cyose ubabarire ubishyiremo imbaraga. Tubona ari amakuru. Mabuja. Kugeza ubu ngubu ejo ndi nakoze uko nshoboye kose pe. Nakoze uko nshoboye kose yativangamo karakantu kuko shiriwe yaramuhamagaye kandi ukumva niwoze imbere ye byari bushoboke. Ntago ndabiyamije na kujana ko yari bumpa amakuru yabyo habimenye. Ariko urukumva ukanura kimara kubamo natekereje ninongera gusa ngiye kumubaza ari bubone ko ndi kumuneka. Ndavuganireka aya makuru nyarekereraho. Ahubwo umugani wawe umuntu yakongera nanone agasubirayo. Umuntu agacumburira aho twacumbikiye. Ntago amakuru nzanira ariyo y'ingenzi ahubwo yewe wasizeyo niyo y'ingenzi mama. Kora ibishoboka byose. Icyo byagusaba icyo ari cyo cyose ndakwinginze muvandimwe. Ndakwinginze pe. Mbona amakuru. Mabuja nanjye mba mpangayitse. Kandi mba nifuza kubona umeze neza wishimye unezerewe. Niyo mpamvu nkora buri kimwe cyose. Ntago mba ndyamye nanjye. Kandi mpangayika ku bwawe reka. Ndabizi. Okay, ntaribi. Ubwo byanga bikunda ngomba gushaka uburyo ki ngomba kongera gupanga nkabana nawe tukaganira tukaraba yuko umuntu yabona amakuru yanyaye yuzuye.
sawa reka ngende rero nyaruke n'ubundi nsubire mu byo narindimo nayo makuru nari nkuzanye ubwo bihangana ariko nzi ko bizageraho bikagenda neza bikajya ku murongo mfite kwizera mu mutima wanjye kandi hamwe n'Imana bizagenda neza. iyi ni intambwe igaragara ko nibura hari icyo twageraho kuko Scott ndabizi neza ko yari inshuti y'uriya mukobwa kandi niba hari icyo yakubwiye wenda buriya hari ibindi byinshi byihishe inyuma gusa sindabyiyumvisha gute umuntu n'umugari bigezaho. Icyo nezera ni uko ibyo turimo ari inzira nziza kandi atari mbi Imana igomba kudushigikira kugira ngo Gisele yinjire mu rugo umwana wanjye abe igitambo cy'ubugogi bwa Gisele. Oya reka nyaruke rero ubwo ibindi tuzabivugana. Okay. Ciao. Gisele ibigoryi bwawe n'ubusahuzi bwawe n'ubutindi bwawe koko ubishyiremo umwana wanjye ubifitemo uruhare Gisele. Ariko mana Gisele ntabwo nzigera nkubabarira pe. wakitabye ubundi ufite iki kibazo. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you wakitabye dialed ifone is ubu not ndahamagara inshuro zingaho ubu nzi Try waba again later. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. nakuru Please try again later. sawa ngaho kwitafone none ndeba wunguki umuntu utanamenyesha umuntu nimba ari ikibazo se Le yagize numéro urukumva ari composé n'est pas umugabo w'inzu accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number Scott nimero ye kuva ninjoro yananiye kugeza na n'ubu ese kugira uramuhura kurota cyane mujuru ko mbere se yamenyeshaga buri kintu cyose amamagara buri munota akambwira ati ngiye aha ngiye aha ngiye aha ari nawe muntu wa mbere umbwira yuko communication ari ki y'ibintu byose none ndebe njyewe sibyo njye ndeba nagayitwumve mana wenda kwinjira Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Gagne. The telephone number you dialed is not available. ngandebera nk'ubu ngubu ubu se ari gutekereza ko meze gute kuba umuntu ugana gutya ntabwo yabwira n'umuntu ngo mfite wenda ikibazo runaka cyangwa akambwa ngo fone yanjye ntabwo iri bujyeho byuka ubabwire zera sibyo nyine ndabizi urukundo ruravuna sibyo siritu ukunda umuntu ubizi neza ko nagukunda sibyo rero iyo wabaye ikibazo nk'iki ngiki ntagufate ntabwo uhita urakara kuko ntabwo uzi impamvu yakuba telefone sibyo ihangane ubike tugakomeza tumuhamagare ndetse kumufatisha akakubwira impamvu ubone kumera gutyo mbese ubu ntabwo yakabaye yananyandikiye mesaje cyangwa akase hari ukuntu uko biri kose nzi ko akomereka ava ashobora kuba wenda telefone yamuzimiyeho swat ashobora kuba bayimwibye ashobora no kuba wenda aryanye yashatse kugira ngo aruhuke nese nimero yanjye ayizi mu mutwe we ku buryo atanambwira ngo wenda mufite wenda nagize iki kibazo ko mbere se yabikoraga atangiye kwihinduka gute biraza kugenda neza zera sibyo ikindi babona uramuha agiye kuzagusaza ese ko utakundaga jado gutyo erega uyu muhungu mbamona ari umwana mwiza warezwe afite ukuntu afite disipurine iri hejuru afite ukuntu agira inama nka musaza we baze ko atamfata nkaho nkundana nawe umusaza we nka mushiki we agira inama nk'uri kugira inama mushiki we
nta na rimwe yari yanagerageza ugenda ibyo bahungu wenda ngarakwikorera uriya muhungu waje gufura arasakuza agira urusaku nyine ameze nkaho ukiga pirimeri twariganaga nta nubwo n'akantu ndakubwira nkakubwira reka nigendere si wabimbwiye se ngo ntabwo wajya guhura kuri lisite y'abasakuje ngiye kujya ngukubita ariko ubundi reka kirazira kikazirizwa kubera kuri lisite ubundi ugomba guhera umusitari ku rupapuro ni ukuri kw'Imana na segonderi ku murongo rimwe ako nanjye naragukurikiye lecture cinjiramo akavuga basakuje barihe nta nigeze mvuga niyo utaba wavuze batigeze banandika yahita kutaziragata tanga urupapuro wenyine reka kwigatira abasitari ko nta kigo na kimwe nize batari banzi ihangana ubu wasanga ari no kwirira umwana nta kibazo ugiye kujyayo we nyine nje kureba wa mugani wiso aya ariko shami oya ukajya ushaka guteranya ubukwe ndabwishe ntabwo ibyo bintu yabikora rero tuzamo araza kubwira impamvu sibyo tuza cyeza ngewe ntabwo nongera no kumuhamagara undi se muhamagare sheri muhamagare sibyo umva reka nigendere ngiye kuri botike gatanda kanzo berekeje twijyanye baba mwari twigendera ariko iyo kanzu urayihindura kagiremo agakora basi bavuga ngo bwa senge mama urasetsa zukuntu nari ngukumbuye natekerezaga ibihe byiza twagiranye turi mu rugamba ko wa muntu no rero buriya nyine buriya ngo akabigasekwa ndakeza bobo kuntu yabaga beze cicaka we mwana wanjye naramureba nkavuga we ngo nazavamo nashaka gusa yahoraga ari muri nibyo wabwiye nta muntu nabibwira wundi baratega yita nkamureba we burya numvaga ashaka ikimungu ku mutima birumvikanirega mama nkibaza mwana wanjye azavayo mwana yanjye andi makuru ndaho nyine ndaho kavura karaguye turimo turahinga ibishyimbo twasize mpfundikiye ngewe ntugire ngo ndoroshye nagize vuba nkoresha abakozi baratera ubundi oya nari ngukumbuye kandi byari bikenewe kuza ahangaha maze iminsi ndi mu bintu bitoroshye pe mama ntago byari byoroshye reka nkubwire mwana wanjye burya ngo gushaka niko gushobora ko bajya bavuga ndagushimira ubutwaro ugira baba ntago ari ngombwa kunshimira n'ukuri umugore w'intwari nta wundi mugore nigeze mbona kuri iyi si wakwihanganira ibintu waciyemo ngo ukabishobora ngo abyihanganire bishobora mama kandi cyane ibyo nanyuramo ibyo ari byo byose nageraga ubwoba nkavuga nti uzagera utentebuke nyine ucike intege ubivemo wongere wigendere nkumva uramamagara ngo ite ndacyarwana urindwanye pe Imana ni nziza byabaye ngombwa ko iriya shyano ritumuka rikagenda
mama nakubeshya ari aho byageze numva umutima ngiye kuwuruka neza nkumva ikintu kiramfunze ku mutima abwira Imana ati Imana mpa gukomera mpa kurwana umva uriya mugore yaragiye andisha ikintu cyitwa umutima yaragukoresheje we ngende hano sinabibonaga ariko nyine buriya kubera ibinyoma bye buriya ari Imana yakoze ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo iminsi y'umujura ni 40 41 agafatwa buriya rero uwa 41 warageze niba ari ukuri abo bakuru urugo ntabwo byoroshye pe burya rero burya ngo umugani ugana kariho kumva bakubwira ngo niko zubakwa ntugire ngo burya baba baribeshye ababyeyi ba kera byari byo ababyeyi ba kera reba uko nganana ariko ndatanga urugero kuri ba mama tujye gushaka ba mama baratubwiraga ngo tuzihangane ngo niko zubakwa shikamo mama maraba cyane mwana we sijyamo muraho uraho cyane makuru uraho ndaho pe ndakomeye rwose meze neza komera genda genda umeze uteze ndaho meze neza mama wowe se ndaho ndakomeye numvishe igitwenge ndavuga ntiwe ni mama tu twari twanze kugukangura ntabwo nari nsinzira ahubwo nubwo wambwiye kuri bose gusa se ni ngombwa ngiye guteguza hano si mu bana banjye oya ntabwo ari uguteguza kuko ntabwo ari gusaba uburenganzira cyangwa uruhushya ariko byibuze ushobora gusanga harimo utuntu naguteguriye aha ni ibisanzwe meze uteze meze neza pe Kamariza twe turimo tuganira amakuru yari arimo yambwira nenshigaje kumva yawe bonje meze neza ubuzima bumeze neza aho irakanyaka uzameka uzameka kanga gira niba uzameka yego burya rero niyo mpamvu bakubwira ngo nta mupfu ugira nyina none iyo adafite nyina burya aba ahombye ikintu kinini ikirere cy'imuhira se kiratangaza iki kiraturaho twahinze ibishyimbo tangiye kumera n'ingarama size mpfundikiye nyine n'inzi imirima yose akoresheje urukoco kuko nateganyaga kuzinaha nuko shyiramo abahinzi nyine barahinga mushigaje kuzajya kubagara ariko ninjye wahamagaye mama kubera ko ari ikintu cy'ingenzi nashakaga kubabwira namuhamagaye nyine kugira ngo mbivugire hamwe nk'umuryango arankundira rero nawe bihura nuko umugani we yapfundikiye imirima ye nta kazi kenshi afite mama nagira ngo mbabwire ko hari amakuru namenye ku mwana wanjye ibura ry'umwana wanjye hari amakuru namenye umwana ariho oya wabigizemo uruhare kugira ngo abure amakuru mfite ntabwo Gisele ari we wabigizemo uruhare ahubwo hari undi muntu waba warabigizemo uruhare undi muntu wabigizemo uruhare inde nyine niwe ntaramenya icy'ingenzi nayo ngayo namenye ariko wenda Imana nibishaka ari igihe ishobora kumenya uwo muntu waba warabigizemo uruhare hari undi muntu wagendaga hano mu rugo rwanyu se ku buryo yaba yarabibiye umwana nanjye sindasobanukirwa mama ese umuntu wabikubwiye ntiyo gusobanuriye umuntu wabikubwiye ntabwo arabimbwira neza ariko byanze bikunze ayo niyo y'ingenzi ishobora kugenderaho niyo mpamvu nabasabye kugira ngo bumve hafi munamfasha kugira ngo ibyo byose tubikurikirane tubashe kumenya uwo muntu none se hari umuntu wajyaga aza kwinjirira umukozi ku buryo yaba yaramutwaye umwana mama kubura k'umwana nta n'umukozi wari uri aho ngaho byanze bikunze bisa nkaho hari umuntu wacu wa hafi utuzi kandi wari uzi ko hano nta mundi muntu uhari kuko njye nabanje gutekereza ko ari Gisele ariko ikigaragara ntabwo ari we bambwiye ko atari we ahubwo hari undi muntu uwo muntu akubwira ibintu ashobora kuba afite amakuru twe tudafite ninde
kuko fone ye itariho n'ibikira. Kawa rero. Yes, ma'am. Mwiriwe neza. Ni amahoro, mwiriwe mute mwebwe? Meze neza. Scott ndi kumuhamagara. Namubuze ku murongo sinzi ikibazo afite. Namutegereje no mu kazi ntago ndi kumubona. Namubuze. Irafunze Nyamagabe inshuro zigera muri 2 itari gucamo. Wenda natekerezaga ko ari ama network ariko nongeye kumuhamagara indi nshuro ya kabiri ntabwo bikunze. Ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo yabimenya. Ntabwo yabimenya pe. Hana make uburyo tuganiramo n'uburyo mbigendamo ntabwo ibyo bintu yapfa kubimenya, ntabwo yaba yarabimenya pe. Nanjye nibyo bintu ntari kumenya. Nibyo bintu ntari kumenya, niyo mpamvu naye ngo wamagaye. Kumbanye ntari kumubona ndavuga reka nze nkuvugishe. Musangiwe. Nanjye niko naye mbitekereje kuko urumva ntago nagiye no kuvugishije rero naye ntekereje ko wamubuze izi nshuro zingana zitya. Ubwo ni nongera kumuhamagara nkora ntago ari ku murongo n'ubundi ndara buryo ke nagerayo ndebe ko mushakisha amaguru ko byagenda kose. Basi ntekereza ko hari amakuru yabo bifiteho turaza kumubona. Bora wasanga ari umuriro simbizi, reka mutekerereze gutyo. Ntacyo, reka dukomeze tugerageze turebe uko bimeze. Sawa, murakoze. Nawundi ubuzima burakomeje. Ubuzima burakomeje, narakize, meze neza, akazi kameze neza. N'ibihombo byose namaze kubikuramo, twasubiye mu cyatsi. Ni byiza. Ariko rero umwana wanjye Karame. Kuri pe. Nakoze imirimo. Ahubwo nuko kwita izina biba rimwe. Ntiyakagombye kuguhindurira izina. Ntacyo byabitwaye. Akakwita mvuye kuri. Mvuye kuri se. Gusa tsigende bikirahure cy'amazi nkabanza gutekerezaho. Umwana gondeye. Tsigende ba ikirahure cy'amazi nkabanza gukingaho. Iyo tutakikubwira se wari kukimenya. Kuba avugaga ko uyanywa akaba ari yagufasha nyine kumva ko ari amazi. Ariko hagati aho ngaho ndagushimira kuba warashyize ubwenge ku gihe ukamenya aho kuri ukagarura akamariza mu buzima bwawe. Kuri pe Amariza se shaho. Amariza menya ari nk'intuzi. Menya ari nk'Imana yamugaruye. Kuri pe kuko mu by'ukuri je nta ruhare nabigizemo. Nuko nabonye yagarutse nkavuga nubwo yagarutse ari muzima nta kintu nabirenza. Iki nicyo gihe
cyo komora Kamariza ibikomere yagize kamuba hafi nukuri kamuhumuriza bihagije kuko yarakomeretse bihagije nukuri ya mugore yaramukomerekeje kandi cyane rero kuba ubasha kubikora ukabihuza n'ubundi buzima busanzwe nukuri n'ubutwari kandi abugushimira Kamariza ni umugore mwiza Kamariza ni umugore ugira urugwiro Kamariza ni umugore wo kubaka urugo rwose rugakomera nukuri pe nuko bavuga ngo mu kinyarwanda bavuga ngo wambaye ikirizi ntamenya ko kera ariko nukuri bari bashatse neza nukuri pe nuko umuntu wenda yabikubwira ukagira ngo nakabya nkuru y'abakecuru ariko nawe ushyize ubwenge ku gihe ugashyira nko ku munzani ibi byose hari umugore urenze umwe watunze yego ugize utyo ugashyira ku munzani wahita ubona ni ukuri Kamariza hari umugani kera bajyaga bavuga ngo ishitani uzi iruta marayika utazi mu bibi ni byiza bya Kamariza byibuze hari ukuntu byibuze umuntu apfa kumwumva ibyo avuga byibuze bikagira icyo bisobanura naho ubundi se mama wiriwe shero umeze neza iki kibazo ko ndi butameze neza shero bite Kamari babo aya mahirwe yandi twari tubonye nayo ndayabuze amahirwe y'iki yigeze kongera kubona umwana wacu ndetse no kumenya waba biri inyuma gute ntago ndi kubyumva habaye iki ndetse ko wari ufite amakuru twamubuze twayaburiwe irengero Scott ninde Scott niwe wajyaga guha amakuru yego ninde nabahe none yabuze nagasore kwanzura mwibuka umunsi ugira impanuka ukagwa muri douche twakujyanye kwa muganga ntabwo namumenye yari inshuti y'uramugore Gisela bari abasheri none ngo yabuze niwe wajyaga kubwira byose ntabwo ari we wenyine hari benshi ariko nawe yabigizemo uruhare rwo kugira ikintu yabuze ateze ntabwo bizi mbese babikubwiye mama ni birebire gusa nyine icy'ingenzi ntabwo ari ukumenya aho wabimbwiye ahubwo ni iki twakora kugira ngo nibura nawe tumumenye kugira ngo abashe kundeza ku muntu waba waraburishije umwana wanjye ubu ngubu Sikoti se mwana we ntabwo ndimo kubyumva neza ariko Sikoti mumenya aho ari Sikoti yabuze mama uvuga mwamenya ninde uwo ndi kuvuga nyine ni Sikoti nkeneye kumenya ahantu ari nibura niwe yanyereka inzira y'uwo nguwo wabashe kuburisha umwana kuko amakuru mfite Sikoti niwe ugomba kubimenyera ntabwo ari wuma amakuru ariko ninde uwo Sikoti ahubwo nuko hari cyinshi yarazi kuko ntacyo wicika intege turakomeza tumushakishe sibyo ikirego bw'ikibazo sheri wanjye iyo uhangana n'ikintu wenyine kirakuvuna sheri n'icyo utazi se muri ibi byose n'ibyo bya Scott ntabyo narinzi nakagombye kugufasha gushaka umwana nakagombye kugufasha gukusanya amakuru mama ubu Scott niwe wawe ndi papa yahoraga anshinza ngo niwe nabyaranye nawe umwana ese mama
we mwana wa ntacyo bon uko mbyumva muri njyewe icy'ingenzi ni ugushaka umwana kandi akaboneka sibyo muzamushaka yese cyokoze dapfe nibura turamutse wenda niba hari umuntu wari uzi wamugana aho uwo mwana yagiye yari kuzahabarangira none niba yabuze se murumva mudahombye kabiri kandi ibintu byari bigiye kujya mu murongo nyine wowe nibura wabuze ko yaba yarabuze yanatwereka icyerekezo none se uko mwumvaga umwana ariho nawe ubizi mama reba imyaka ishize sinzi niba ariho sinzi niba yarapfuye ubwo rero hari byinshi umuntu yari kumenya ariko nawe urumva buri wirengero byanze bikunze ibi bintu ni uruhererekane kandi rufite abantu babiri inyuma Sera Miracle ari he? kanyumvira nyine kumva Shambwira je nataye umutwe nashatisha hose namubuze. none se ndamenye ngiye wari kwenka mama we wakabayiza ahantu nyine umwana wawe ari ntabwo mbizi pe numva n'ibibazo byanyiciye niyo Wowe se ufite kibazo. Nako ibibazo bya ntabwo bya birangira je tujye gushaka Miracle je namaze gutuma utwe rwose. cyo gushaka Miracle sunzi Scott ameze gute umuntu tugiye kumara Ibyo ni biki buvuga umwana n'umuntu w'umusaza bahuriye hehe ariko umuntu wese ni umuntu so wowe byivugiye ngo umuntu wese ava amaraso umva nkubwire umugabo wawe none sije ko atari umugabo wawe ni umuhungu mukundana nawe uretse ko Miracle ariko atari umwana wawe aho ngaho Usuri kumvikanisha iki nyine twese Ese ndakubaza amafoto wayerekana cyane ukuvuga gusa wowe surabiyobewe uwapima DNA akareba sundi kuri kumbwira nabi nkaho ibintu byo kukubwira atari guzongera kunshyana ko ugenzana guhonda nyine uhangaye birakureba wowe birakureba nyine uko hangaye Miracle nanjye niko mpangayike none se ubu Scott ntago ari umuntu ubu sinzagenda yarapfiye umuntu Scott yifaranga hamba intesha ni igifu bagamba na Miracle zera tetwa ko ndi kukubwira se basi ngo ngende njye kumureka ukambwira ngo udahora ngo nagi ushaka kumbona isura yanjye yaraka nabi siho ngaho isura yawe si ndebe Mirakuviye hehe kama hasi gira vuba kama hasi gira vuba Uya bunatwe turi kumwe. Byize bite? uvuye hehe wowe Nubwo turi kumwe cyumfukanishije. None se mugare kamaze nkubaza muvuye namusohokanye mu ruhe rwego wowe urumfite wowe uri iki muri rwo kujifata umwana wanjye ukaza ukamukwa muri rwo tetwa zirasingavuye ngo nawe uvuge uri iki muri rwo kuburyo ugafata umwana wanjye ukamujyana sinzi ungugiye kumugura utabanje kumbaza no kujya kurushya wow uzi ko bagwaye cyane kukibana munazi ubu ntago ari Tereza ndashaka unsobanura umbwire ndaguha uburenganzira haguruka uri kurira se urize nagukubita ntabwo ariwe nabwiye basiga biba abana besire umwana mubabarira ari kuzira ubusa ni ngiye ufite amakosa nyine ndashaka unsobanurire muga twubahane ntukanyinjirire